Yesu nashimwe mwene data nshuti y'umusaraba. Turi kuri intambwe zo kwizera. Intambwe ya mbere ni kumva, intambwe ya kabiri ni ukubyizeza umutima. Umutima uvugwa hano ni ibitekerezo. Umutima uvugwa hano ni ibitekerezo, icyicaro cy'ibitekerezo, igicumbi cy'ibitekerezo. Bya bintu umuntu yumvise cyangwa yarebye hari aho bigenda bikicara mu bwonko bwe, mu mitekerereze ye, bigatuma bigumamo cyangwa bikarorera. Bibiliya ikatubwira ngo umuhibyi yasohoye imbuto, zimwe zigwa ku nzira, izindi zigwa mu mahwa, izindi zigwa ku rutare, hari n'izaguye mu butaka bwiza. Iyo umuntu rero amagambo y'Imana yumvise akayizera, ayo magambo akamuhindura, icyo gihe aba yijeje umutima. Ni ukuvuga ngo akenshi umuntu wumvise akanareba, icyo gihe hari ikintu aza gukora. Icyo kintu akora rero ni umusaruro w'urugendo cyangwa se w'urubuto rwabibwe muri we. Kandi umwuka wera ajya muri ibi bikorwa byo kwizera, kuko afata urubuto rw'ijambo ry'Imana akaruha imbaraga zo kumera muri rubibwemo. Niyo mpamvu rero umuntu wabyawe n'umwuka ni uko aba yabyawe n'ijambo ririmo umwuka, rigatuma agira ubuzima. Ubwo rero intambwe ya kabiri yo kwizera cyangwa urugendo rwo kwizera ni kwizeza umutima. Ariko nanone ntibiba bihagije. Iyo umaze kwizeza umutima ntitwabimenya, biba biri muri wowe imbere. Dukeneye yuko watura. Ariyo mpamvu tujya dusaba umuntu umaze kumva ijambo ry'Imana ngo agire reaction. Tukamubaza tuti nyuma yo kumva ijambo ry'Imana gira reaction. Harahaguruka akavuga ati ngerekane ihane, ngerekane itunganye, reka nkizwe, reka mfukame. Buriya ni umusaruro w'ijambo ry'Imana ryakoreye muri we. Hari n'igihe ijambo ry'Imana umuntu arigira mu mutima agatinda gusubiza, ariko ryo ririmo ari rizima. N'umuririmbyi yavuze ngo ntegereje cyane kwitaba Yesu wampamagaraga, nyuma nirengera ijambo rye, maze ankuraho ibyaha. Mu yandi magambo rero, ijambo ry'Imana ntirigenda ubusa. Iyo ribonye umurima muzima, urwo rubuto iyo rubonye umurima muzima, umurima ni umutima, riragenda rigakuriramo. Umuririmbyi yavuze ngo umukiza niwe wankuye mu ishyamba, asigaye aba mu murima we. Ni ukuvuga ko umukiza yamukuye mu ishyamba, asigaye aba mu murima. Kubw'imvura n'izuba byo mu ijuru ushobora kwera imbuto ashaka. Iyo yavuze izuba n'urukundo rw'Imana, naho imvura ni umwuka wera. Nibyo bifata ijambo ry'Imana umuntu yumvise, bigatuma uwo muntu ribira muri we akavuga. Nicyo cyatumye Zakayo muri Bibiliya muri Luka 19 ahaguruka akavuga ngo reka njye kureba Yesu. Ngo yari yarumvise inkuru ze, ariko yumva akwiye kujya kureba Yesu ngo arebe uko asa. Ryari ijambo yumvise, ariko umwuka w'Imana aramuhataya mu giti. Kandi ubona ko Yesu ageze iwe, Zakayo yabashe kwatura avuga ati reka nihane. Natinze cyane kwitaba Yesu wampamagaraga, nyuma niringira ijambo rye, Yesu ankura w'ibyaha. Mu yandi magambo rero, intambwe ya kabiri, urugendo rwa kabiri umuntu akora mu kwizera ni ukwizeza umutima. Iya mbere ni ukumva, iya kabiri ni ukwizeza umutima, kugira ngo ibya bindi yumvise, yarebye, yabonye bigende bivemo umusaruro utuma abasha guhagarara, akumva umutima we harimo icyabaye. Ahangaha ku bamama basamye inda babyumva. Iyo umuntu asamye inda hari ikiba cyamubayeho, yabimenya atabimenya, ariko urwo rugendo ruba ntabwo rushobora kwihangana urwo rubuto ruri mu nda ye hatabaye ikintu kigaragara muri we. Ababyumva rero yumva impinduka ziri kuba, ushobora utazumva ako kanya akazumva nyuma, ariko ziba zabaye. Ijambo ry'Imana twumva rero ntabwo rigenda gutyo. Iyo umuntu agize umugisha umutima we ukaba unogeye Imana, amagambo y'Imana yumva ntapfa kugenda, hari ikintu kiba mu buzima bwe. Aha rero turashaka kuvuga ngo umwuka wera dukwiye kumwemerera akajya afata ijambo ry'Imana rikagira ubuzima muri twe, rigatanga umusaruro, rikera imbuto nyinshi. Kandi ibyo bibera mu mutima. Umutima w'umuntu ufite ubushobozi hamwe n'umwuka wera bwo gufata ijambo yumvise ntirisohoke, rikaguma muri we, kandi rigasohoka, rikera imbuto nyinshi. Reka rero nkwifurize kuba umuntu wemerera umwuka w'Imana, umwuka w'Imana akakoresha ijambo wumvise rikaba active, rigakora. Ntiribe ijambo ripfuye,
ikaba ijambo rikora mu buzima bwawe. Reka nkwifurize kugira umugisha w'Imana no kwemera Umwuka Wera kubana nawe mu buzima bwawe. Imana iguhe umugisha mu izina rya Yesu. Amen. none mbora mu mahoro umutima ni muzima ariko icyatumye acungura akanyiza si